twongeye kubasuza inshuti ba Inshuti TV. Aka kanya twongeye no kongera kubagerera mu nkengero z'umujyi wa Kigali, aho dusanga abantu batandukanye bagiye bagira ingaruka ku rukundo, bagize ibikomere bikomeye bitewe n'urukundo. Uyu munsi wa none tubasangiye undi muvandimwe, mushiki wacu. Tugiye kumuganiriza aduhe bumwe mu buhamya bw'urukundo, bw'inzira y'urukundo yanyuzemo, maze namwe mwiyumvire, mugire inyigisho mukuramo, mugire uburyo ki mukuramo ibyabafasha, kandi mwibuka gukora subscribe na share kugira ngo inshuti n'abavandimwe ba Inshuti TV babashe kwaguka ndetse babe benshi, bamenye ko urukundo muri iyi si ahantu henshi rugenda rubangamira abantu. Dusuye umuvandimwe, reka dutangire atwibwira maze atubwire amwe mu mateka y'urukundo. Murakoze. Amazina nitwa Dukuzumuremyi Martine, ntuye muri uyu murenge wa Kanyinya, akagari ni Akanzove, umudugudu ni uwa Ruyenzi. Mu by'ukuri rero ingaruka ku rukundo, ibikomere mfite ni byinshi nahuriyemo narwo. Nageze igihe cyo gukunda, nibeshya ko nkunze kandi uwambeshyaga ko nkunda atankunda. Igihe kiragera ansaba ko twabana, turabana igihe cy'amezi angahe. Hanyuma y'ibyo we icyo yashakaga, yishakiraga ubutunzi nari mfite, buragenda nsigara mpagaze. Nari mfite igikorwa cy'akantu k'akazu nari nariyubakiye mu munani wanjye. Tumaze kubana rero nk'umugabo anyumvisha ko tutabana muri wa munani w'iwacu, turagurisha tujya gushaka ahandi. Ariko mu by'ukuri ibyo nahuriyemo nabyo ni ibintu bigoye cyane, ndetse no kuba nabasha kubisobanura iyo mbyibutse birandenga. Hahandi nageze njyewe uyu ubwanjye uvugira ahangaha sinakabaye nkihari, kuko nagerageje kwiyica kubera ingaruka z'urukundo biranga. Narebye ibyo nari ndimo gukorerwa bitajyanye n'urukundo n'iki. Icyo gihe nari mfite inda y'umwana y'amezi 4, mbasha kwihaside, kuko numvaga kuva muri urwo rugo nkataha nkajya iwacu, akazagaruka kundeba ngo ancyure, nkumva ari ihurizo ku buzima bwanjye. Kandi noneho natekereza igitsina hungu cyose nkumva ndacyanze. Numvaga mbese ishusho y'ubumuntu kubaho nta kintu byari bimariye. Ubwo kubw'amahirwe ntabwo napfuye, niyo mpamvu uyu munsi wa none ndiho, abandi uyu nguyu ureba. Ngerageza gushima Imana. Ibyo byambayeho mu mwaka wa 2004. Imana igenda inzamura. Naje kugira amahirwe makeya, wa mwana ntiyabayeho, yapfuye mubyara. Ya miti wanyweye ushaka kwiyahura yagize ingaruka ku mwana wari utwite arapfa. Byamugezeho ingaruka, aba ari we bihitana. Nyuma Imana igenda imba hafi, mpura n'abandi tuganira urungano cyane, gurupe y'abana b'imfubyi, ko nacyo gihe nari imfubyi. Bambwira bati nyuma y'ibi byose ubuzima burakomeza, nyuma y'uko waba imfubyi ubuzima burakomeza. Ubwo 2007 nibwo nongeye kubona uwo twahuza urukundo, ariko nabwo ntabwo byampiriye, kuko n'ubundi bya bikomere ntabwo byigeze byomoka, ahubwo byarushijeho kujya bigenda byiyongera. Ariko nshima Imana kuko uyu munsi wa none hari uko mbasha kubyitwaramo. None utubwiye ukuntu
wari wabonye umunani ukawugurisha ukajya kubana n'umugabo, umugabo akaguhinduka. Ese byagenze bite? Amafaranga mwakuyemo yakujyanye iwabo, murakomeza yashatse kuyatwara cyangwa byagenze bitewe kuko watubwiye ko washatse kwiyahura bitewe n'ibikomere wari wagize mu rukundo rw'uwo mugabo? Byari byagenze bite? Tuhe uburyo burambuye bw'ukuntu byagenze umaze kugurisha uwo munani. Nagurishije umunani, maze kuwugurisha turagenda duhahamo ahandi, asigaye ndacuruza rwose nta kibazo nari mfite. Andi akajya yafite akajya muri bizinesi z'urukundo, muri uko kupanga kuvuga ngo niyahure